ajya mabwire ngo birashoboka ko ikintu tugiye kuvuga ari ubwa mbere ugiye kucyumva. Niba rero itorero atari ab'isi ntabwo bazigera bagirana ubumwe n'isi, ntibizigera bibaho. Umukristo muzima ntashobora kugirana ubumwe n'isi, ntibizigera bibaho. Njye nitwa Padiri Ganza Jean Baptiste, abenshi baziganza Jean Baptiste, abenshi ntabwo barizi. Hanje hano mpagarariye umuryango w'abayezuwiti, nkaba ndetse ari cyo ufasha abagenzi banjye mu Rwanda no mu Burundi, ari gihe wahawe kubakurikirana no kubaherekeza mu butumwa bunyuranye. Rero abajesuiti intego yabo ni ukuza kongera gutuma amadini yose ngo agirane ubumwe na Kiliziya Gatolika. Papa akaba umuyobozi w'abantu bose basengera mu madini atandukanye. Ibyo byamaze kurangira. Abajesuiti rero bagiye bacegera mu madini. Murabizi ejo bundi umuyobozi w'abajesuiti mu Rwanda ni Burundi yarabivuze ko ahantu hose bari mu madini, mu iyobokamana, ngo bari muri filozofi, bari muri siyansi, bari mu bwa agoronome, bari muri politiki, ahantu hose barahari. Umwihariko wacu navuga ko hari ibintu bibiri bikomeye. Umuyezuwiti ku isi bahita bumva turi muri apostola intellectuel. Ugiye ku isi dufite za universite mu Rwanda, ntabwo turubaka universite, turacyari muri primaire na secondaire ndetse na maternelle. Dukeka ko aho tugeze ariho twagira akamaro cyane, ariko na universite ishobora kuzaza. Ugiye muri Amerika ukajya i Burayi ukajya mu Aziya, iyo uvuze abayezuwiti babona abantu muri theologie, muri philosophie, muri agronomie, mu bintu binyuranye. Donc apostola intellectuel ariko cyane rero ntabwo umujesuiti aramutse yinjiye mu idini ryawe akihindura nk'uje gukizwa wamumenya. Turavuga amadini ya Gikristo, aya ngaya yitwa ngo ni local churches cyangwa se eglise locale. Aya ngaya ntabwo akiri itorero, byararangiye. Kitonderwa urareba mukabona nta torero ririmo. Itorero rya Kristo ni umuntu ku giti cye. Abantu bakunda gufata indirimbo ya 47 ariko ngo muri byaririmbye ngo ni umuntu mu itorero ngabujejwe muri ryo. Itorero ryavugwaga n'irihe mwene data? Ntabwo ari local churches, ntabwo ari eglise locale, ntabwo ari itorero ry'akarere. Yavugaga itorero rya Kristo ryari niryo mu mwuka. Buri muntu mu itorero rya Kristo abujejwe muri ryo. Ntabwo ari buri muntu muri local churches. Yavugaga itorero rya Kristo Yesu abereye umutwe. Yesu rero ntabwo abereye umutwe ADPR, Anglikani, Restoration Church, Zion Temple, Healing Center, Miracle Center. Ntabwo Yesu ari umutwe w'ibyo ngibyo. Ibyo ni abantu babizanye. Yesu abereye umutwe abamwizeye gusa. Itorero rye ryitwa abera, ryitwa abizera, ryitwa umurima, ryitwa inzu y'Imana, ryitwa urusengero rw'Imana, ryitwa umuzabibu. Iryo niryo Yesu abereye iki? Umutwe. Abamarayika bafashe imiyaga ine yo mw'isi baracyayifasha kuko umunsi bayirekuye isi zahura n'akaga. Abamarayika 4 bafashe imiyaga ine yo mw'isi bagiye kuyirekura. Yohana amaze kubona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mw'isi kugira ngo atajya umuyaga uha mw'isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose, yabonye marayika azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Uyu marayika ninde? Abisiraheli bamwe banangiwe umutima ariko si bose, niko Pawulo avuze. Banangiwe imitima ariko si bose, ngo kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse nibwo abisiraheli bose bazakizwa. Uyu mubare ushyitse w'abanyamahanga uzuzura ryari? Abantu benshi bakunda kugira ubwoba ngo se waba waruzuye. Kuzura k'uyu mubare kuzasohozwa no kuzamurwa ku itorero ariko kugaruka kwa Yesu. Igihe Yesu azaba agarutse bisobanuye ngo umubare Imana yateguye ku banyamahanga uzaba wuzuye. Niyo mpamvu mu Byahishwe 14 bavuga ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abana. Abagore bavuzwe ni bande? Nta muyuda, nta mwisiraheli ushobora gukizwa ngo agire indi myemerere yinjira mu yandi madini. Kwa kundi bafite igikundiro ku Mana ku bw'abasekuru, Yesu agomba kubona nibuza bakeya bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama, ngo aribo bazaba bagaragiye Yesu, natwe itorero ry'abanyamahanga turi kumwe nabo. Nta muyuda rero ushobora gukizwa ngo ajye muri iri dini ryari ryo ryose, ntawe. Niyo mpamvu babise ngo ntibandujwe n'abagore ahubwo ni abana, kandi bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama, kandi bakamukurikiraho ajya hose. Rero 144 bivuzwe hano ni Abisiraheli batangiye kwizera Yesu kuva mu kinyejana cya mbere kugeza Abadive bafite teologiya yabo, Abakatolika bafite iyabo, Abapantekote bafite iyabo, Abangilikani bafite iyabo. Murumva rero ntabwo ibyo mwabifata nk'aho kuri ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mvuze ngo ushobora kuba ubwa mbere byumvise ibi bintu tuvuze. Uvuga ngo Imana izaganura ku Bisiraheli bose bakijijwe kubwo kwizera. Hari umuganura Imana yateguye 144 Yesu azaba ari kumwe nabyo, natwe abanyamahanga bakabanziriza abandi Bisiraheli bazakizwa bakijijwe n'amaraso yabo itorero rimaze kuva mu isi. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Ntibazicwa n'inzara
ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Itorero rya Kristo, abantu mu mahanga yose, amoko yose, indimi zose, imiryango yose, Yohana yababonye basesekaye mu ijuru hamwe na bya bihumbi 144 by'Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Mwifurije kuzagera mu ijuru nshuti yanjye, mama, papa, musore, mukobwa, abanyapolitike mwese, abasirikare, abasiyantifike n'abafilozofe, abize biology, abize histoire, abize geography, abize ibintu byose mukiga ubumenyi bw'isi, bifurije kuzaboneka mu ijuru. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Reka nongera musuhuze kandi wifuriza amahoro y'Imana nshuti mwene data kandi mukundwa, wowe ubana natwe buri munsi ugafata umwanya wawe ugakurikira ubutumwa bwiza tugera tukugezaho buri munsi. Turagusabira umugisha cyane mwinshi kubera ko ufata umwanya wawe ukumva ubutumwa bwiza. Turasuhuza abadukurikira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turasuhuza abari mu bihugu byacu bidukikije, Burundi, Tanzania, Congo, Uganda, Kenya, abantu bose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi mukurikirana Iron TV, Imana ibaha umugisha cyane. Turasuhuza abandi mudukurikira mu bihugu bitandukanye bya Afrika, harimo Centrafrique, Maroc, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi, turababona benshi. Basuhuza abadukurikira bari mu bihugu by'Uburayi, France, Norway, Sweden, Ireland, mu Busuwisi, France, mu Budage. Turabona benshi cyane babana natwe mu biganiro, abari mu Bwongereza, turabona abari mu birwa by'Ubufaransa nka Mayotte ndetse n'ibindi. Imana ibahumishe cyane. Turasuhuza abari muri USA, Imana ibahumugisha muri state zitandukanye. Turabafite inshuti zacu, abavandimwe, turabakunda cyane kandi ndetse n'abari muri Aziya, mu Buhinde turabona, mu Bushinwa, Korea y'Epfo n'ibirwa bimwe na bimwe byo muri Aziya. Turasuhuza abari muri Australia. Mwese Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe uyu munsi twumve ikigiye kuvugana natwe. Turagarutse rero mu cya kiganiro igihe cyanjye kuri izi nyigisho z'igitabo Ukuri Nahishwe. Tugiye kwiga rero ku ngingo ya 8. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimiye kuko utwemereye umwanya kuboneka nanone imbere yawe. Wabanye natwe uraturinda, urinda abavandimwe bose. Dusengeye umuntu wese ugiye kumva buno butumwa kugira ngo bumugire umumaro kandi umwungura ubwenge mu butumwa bwiza. Ubwumva nonaha uzabwumva ikindi gihe cyose buzamufashe mu izina rya Yesu Kristo, kandi buzamubohore, uzamugeze kure, uzamuhindurire ibitekerezo, uzamuha ubwenge bwo kumenya, uzamwagure, uzamukuze, kandi uzabwumva adakijijwe buzamuhindure bimutere gukizwa. Nanjye ugiye kuvuga, reka ntaba ari njye, nshiye bugufi ushyirwe hejuru, ukari umwami wo kwizerwa ibihe byose. Mu izina rya Yesu Kristo no tubyambaje twizeye, amen. Turagarutse rero uyu munsi. Reka tugende mu ijambo ry'Imana. Ubushize twari twabasezeranije yuko tuzagaruka dusobanura ingingo ya 8 irebana no kuzamurwa kw'itorero rya kumurikirwa Imana Data twese mu ijuru. Ariko tubabwira ko tuzabanza gusobanura ibihumbi 144 by'Abisiraheli Yohana yabonye ngo bizaba biri ku musozi wa Siyoni, biri kumwe n'umwana w'intama. Abatemwe do Jehova akaba arizo nyigisho bigisha bagaragaza ngo ibyo bihumbi 144 ibyo byonyine bizabana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru, ngabandi bose bazagarukira mu isi. Ariko Bibiliya twari twatangiye kwiga mu byahishuwe 20:11 aho twabonye ko Yesu
nyuma y'intambara ya Gogi na Magogi azafata itorero akarigeza mu ijuru. Ngira ngo murabizi amagambo twasomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 11 n'uwa 12, aho Yohana yabonye Yesu amaze gufata Satani ku murongo wa 10 ngamujugunya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Iyo nyanja y'umuriro ikaba yaririmo ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, kandi bakazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Nyuma y'icyo kintu ngo yahise abona intebe y'ubwami, bivuye ngo Yohana yahise ahishurirwa itorero rigiye Yesu arijyanye. Aravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, ni ku murongo wa 11 w'igice cya 20 mu byahishuwe. Mbona intebe y'ubwami nini yera, ngo mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso wayo, kandi ahabyo ntihabakiboneka. Ngo mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Uyu munsi rero, mbere yuko tujya gusobanura ngo twerekane itorero ko rizagera mu ijuru, kandi Yohana yaribonye ari amoko, imiryango, indimi n'amahanga, kuko yazamukanye n'itorero. Niyo mpamvu Yesu abona intebe y'ubwami nini yera yo mu ijuru. Ubwo bivuye ngo yageze mu ijuru, Yesu azamukanye n'itorero. Nyuma yaje kubona itorero ryose, abera baturutse mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, mu mahanga yose, ngo bahagaze imbere y'umwana w'intama. Kugeza ubwo navuze ngo bari bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Mbere y'uko rero ahantu tuhinjira, turashaka kubanza gusobanura uburyo abayehova bagaragaza ko ibihumbi 144 bya Isiraheli yo mu mwuka ari byo bizagerayo. Iyo bavuze ibihumbi 144 bya Isiraheli yo mu mwuka, baba bashatse kwerekana ngo Isiraheli yo mu buryo bw'umubiri yaciriweho iteka, bo nta kimana kibavugaho, byararangiye. Ubwo rero Isiraheli yo mu mwuka ni itorero ryose ku isi ry'abanyamahanga. Ariko si koko Bibiliya niko ivuga ko Isiraheli yo mu buryo bw'umubiri, bariya Bisiraheli tubona bene ya Aburahamu, abuzukuruza ba Aburahamu, bene Yakobo, kuko baciriweho iteka burundu. Turaje tubirebe, ariko reka tubanze dusome mu byahishuwe, turebe ahavugwa ibihumbi 144 kugira ngo tubone uko dusobanura ibyahishuwe igice cya 7. Byahishuwe Yohana igice cya 7 umurongo wa mbere. Turasoma twihuse twumva icyo hatubwira. Bibiliya iravuga ngo, ndasoma nihuta, ndageza ku murongo wa 8. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4, nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Rubeni ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Gadi ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Asheri ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Nafutali ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Manase ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Simiyoni ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Lewi ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Isakari ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Zebuloni ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Yosefu ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Benyamini ni inzovu n'ibihumbi 2. Amen. Murumva ahantu byonyine iki cyonyine dusomye bamaze kugaragaza ko iyi ari Isiraheli yo mu buryo bw'umubiri, ntabwo ari yo mwuka, kuko bavuze babahungu bene Yakobo amazina yabo, bagenda bagaragaza ko buri mu muryango, kuri buri muryango hazavamo inzovu n'ibihumbi 2. Hari imibare Bibiliya ikunda kugarukaho, harimo umubare witwa igihumbi cyingira ngo murakizi, hakaza umubare witwa inzovu, hakaza umubare witwa agahumbi, hakaza n'umubare witwa agahumbagiza. Iyi ni imibare Bibiliya ikunda gukoresha. Bibiliya yivuze igihumbi, ubwo ishatse kuvuga nyine igihumbi gisanzwe. Yivuze inzovu, ishatse kuvuga ibihumbi 10.
iyo ivuze agahumbi ibishatse kuvuga ibihumbi 100, iyo ivuze agahumbagiza ibishatse kuvuga miliyoni. Iyo ni imibare ibiri ikoresha. Noneho Yohana muri ibihumbi 144 ngo yagiye abona muri iyi miryango 12 ya Isiraheli, kuri buri muryango haragiye havamo abantu ibihumbi 12, inzovu n'ibihumbi 2. Tubonye ko igihumbi ari igihumbi gisanzwe, 2 ubwo ni ibihumbi 2. None aravuze ngo buri muryango wose yagiye abona hakurwamo inzovu n'ibihumbi 2 cyangwa se ibihumbi 12. Noneho murabona ko ababisirayeli bavuzwe, amazina avuzwe ni bahungu bene Yakobo. Ntabwo ari Isirayeli mwuka, ahubwo ni Abisirayeli bano tuzi physically, bano tubona hano hirya muri Israel rwagati, abuzukuruza ba Abraham. Reka dubanze dusome no mu gice cya 14 kibyahishuwe kugira ngo tubone ko dusobanura abantu ikintu bacyumve. Najya mabwire ngo birashoboka ko ikintu tugiye kuvuga ari ubwa mbere ugiye kucyumva. Ushobora kuba warize theology ukaba uko babikwigishije bitandukanye ibyo tugiye kuvuga, kuko tuvuga ibintu mwuka yadusobanuriye, ntabwo tuvuga ibyo twigishijwe n'abantu. Birashoboka rero ko muri theology utigeze ubyigamo bakakwigisha ibindi, kandi twamaze kubona ko theology cyangwa theologia yishe mu mugambi wa antikristo, cyane ko iyo ugiye gucukumbura amateka y'ukuza yo gushyirwaho kwa theology, tubona ko theologia yatangijwe n'abajesuiti. Abajesuiti ngira ngo murabazi, ni igisirikare cy'Vatikani kirinda papa cyangwa se kinarinda umujyi w'Vatikano. Rero iki gisirikare ngira ngo twagiye tubisobanura kenshi ko intego yacyo gishyirwaho kwari kujya kugarura abantu bose bavuye muri Kiliziya Gatolika, ngo bagarurwe Kiliziya Gatolika yongere babere umubyeyi. Ibyo tumaze kubibona ko abajesuiti bakwiriye ahantu hose mu madini yose, bamwe ni ba paseri, abandi ni ba bishop, abandi ni abadiakoni mu madini atandukanye, ariko bo bakazana impinduramatwara, bagacengezamo impinduramatwara mu madini kugira ngo bajye amadini agenda pocera asubira hasi kugeza ubwo bongeye kwisuka Kiliziya Gatolika ko ari we mubyeyi ubafasha. Niko abaprotestani batangiye ari bazima. Ubu murabizi abaluteriyeni mu minsi ishize batweretsaho umuyobozi mukuru w'abaluteriyeni yagiye guhura na papa. Hanyuma Anglikani ngira ngo mwarabibonye ko umuyobozi mukuru wa Anglikani mu Bwongereza yagiye guhura na papa. Ibyo ni ibintu tumaze kubona ko amadini hafi yose, koko abajesuiti ibyo biyemeje babigezeho, bari hafi kubirangiza, ko amadini yose agomba kongera bakemera ko papa ari wabera umubyeyi, cyangwa Kiliziya Gatolika ikababera iki umubyeyi. Ejo bundi mwarabibonye mu Rwanda, cyangwa se hirya no hino, si no mu Rwanda gusa, mu bihugu byose byo ku isi bari mu masengesho ngo y'imisi 3 yo guharanira ikintu cyitwa amahoro, ubumwe n'amahoro, ko abantu bose bagomba kunga ubumwe. Amadini yose akareka kuzana amacakubiri nayo akunga ubumwe, kuko ibintu byose byo mu isi ni ubumwe, ariko hari ikintu kitazagirana ubumwe n'ibindi bintu byose byo mu isi. Icyo kintu muzi cyari cyo ni itorero rya Kristo. Yisomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20 cyangwa se n'uwa 19. Yesu yaravuze ngo ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunzi, ariko kuko mutarabisi n'abatoranije mu bisi, icyo gituma ab'isi babanga. Aravuga ngo kandi mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe bazabarenganya. Itorero mu isi ntabwo rizigera rigirana ubumwe n'isi, nta na rimwe bizigera bibaho. Ni nayo mpamvu Yesu mu gusenga asengera itorero, yisomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 17 niho havuga amasengesho Yesu yasengeye abigishwa be, intumwa ze, anasengera n'abandi bazumva ubutumwa intumwa zizavuga bagahinduka. Mu yandi magambo, iri sengesho yasengeye abazamwizera bose uko ibihe bizasimburana mu isi kugeza itorero rikuwe mu isi. N'ubu uyu munsi gituma ridasenyuka ririnzwe n'isengesho Yesu yarisengeye, kandi akaba ari nawe mutwe waryo, kuko ibintu itorero rinyuramo mu isi ryakabaye ryarasenyutse. Ariko kubera ko Yesu ari we mutwe w'itorero, kandi akaba yarisutse mu mwuka wera, nta kizarinyeganyeza. Itorero ryagiye rihura n'ibizazane byinshi, rigahura n'ubuyobe bwinshi kuva mu kinyejana cya mbere kugeza Kiliziya Gatolika y'i Roma ibyuka ihaguruka, Constantine yishyizeho.
ryahuye n'ibizazane, ubuyobe bw'abafilozofe, ubuyobe bw'abasiyantifike, ubuyobe bw'abahanuzi b'ibinyoma, ubuyobe buzanywe n'abanyamadini bacengezamo mu itorero, ariko itorero n'ubu riracyahagaze, ntabwo rizigera rinyeganyega, ntabwo rizigera rihuza n'isi, nta bumwe itorero rizigera rigirana n'isi. Rero niyo mpamvu Mwisenyi Yesu yasenze muri Yohana 17 ageze ku murongo wa 14 yaravuze ngo data nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Aravuga ngo sinsaba ko bakura mu isi ahubwo barinde umubi, si ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Niba rero itorero atari ab'isi ntabwo bazigera bagirana ubumwe n'isi, bizigera bibaho. Umukristo muzima ntashobora kugirana ubumwe n'isi, bizigera bibaho. Rero abajesuiti intego yabo ni ukuza kongera gutuma amadini yose ngo agirane ubumwe na Kiliziya Gatolika. Papa akaba umuyobozi w'abantu bose basengera mu madini atandukanye. Ibi byamaze kurangira. Abajesuiti rero bagiye bacengera mu madini. Murabizi ejo bundi umuyobozi w'abajesuiti mu Rwanda ni Burundi yarabivuze ko ahantu hose bari mu madini, mu iyobokamana, ngo bari muri filozofi, bari muri siyansi, bari mu bwa agoronome, bari muri politiki, ahantu hose barahari. Rero ntabwo umujesuiti aramutse yinjiye mu idini ryawe akihindura nk'uje gukizwa wamumenya. Araza agakizwa akazatangira kwigisha filozofi iri mu bwenge bugaragaza ko ari ijambo ry'Imana mu idini ryawe, hanyuma ukazarangiza umwaka w'ubudiyakoni, ukaba afite n'amafaranga, barabakiza bakaba amafaranga, hanyuma bakabaha n'amashuri menshi ku buryo abantu bajijutse ku by'isi yavuga, kuko urinjije uri pasiteri uri bishopu ntubimenye, ukamuzamura mu bupasiteri, ejo ugashiduka yazamutse ari umuyobozi ukungirije, akatangira kuzana ibintu byo kumvisha ugomba guhura n'andi matorero, mugomba kunga ubumwe kuko afite ubwenge bukurusha, kandi w'intego ye niyo nyine. Nguko abajesuiti bamaze gucengera mu madini yose ya Gikristo, baracengera ya gipagani, yo tujye tuyihorera. Turavuga amadini ya Gikristo, aya ngaya yitwa ngo ni local churches cyangwa se eglise locale. Aya ngaya ntabwo akiri itorero, byararangiye. Wapi? Aya yitwa ngo na matorero y'uturere, byararangiye n'amadini. Urareba mukabona nta torero ririmo. Itorero rya Kristo ni umuntu ku giti cye. Ikitonderwa, abantu bakunda gufata indirimbo ya 47 ariko ngo umuririmbyi yaririmbye ngo ni umuntu mu itorero ngabo weshejwe muri ryo. Itorero ryavugwaga ni irihe mwene data? Ntabwo ari local churches, ntabwo ari eglise locale, ntabwo ari itorero ry'akarere. Iri ryo kuvuga ngo ADPR, Restoration Church, Zion Temple, Healing Center, Miracle Center, Yesu Ashimwe Church, Anglican Church, Baptist Church, EPR Church n'ibindi. Ibyo ngibyo ni icyo bita local churches cyangwa se eglise locale, itorero ry'akarere. Ntabwo rero uyu muririmbyi uwo yavugaga ari uri muri local churches, yavugaga itorero rya Kristo ryari niryo mu mwuka. Yerekana yuko niba kuko itorero rya Kristo ryera kuko Yesu ari we mutwe waryo, kuko rera n'abamwizera bose by'ukuri bagomba kubabera. Iryo torero ryo mu mwuka niryo aririmbaga. Aravuga ngo niba rero witwa kuri uwo Kristo, ukaba uri uwa Kristo, Yesu akaba yera nk'uko Bibiliya ivuga ngo muzababera nk'uko wahamagaye ari uwera, aho uri hose ugomba guharanira kwezwa, ugomba kuba wejejwe mu itorero rya Kristo. Ntabwo rero yavugaga ni uko caci, yavugaga itorero rya Kristo ryo mu buryo bw'umwuka. Niba witwa kuri umunyetorero ukavuga ngo ngende umukristo, buri muntu mu itorero rya Kristo abwejejwe muri ryo. Ntabwo ari buri muntu muri local churches, ntabwo ari buri muntu muri eglise locale. Yavugaga itorero rya Kristo Yesu abereye umutwe. Yesu rero ntabwo abereye umutwe ADPR, Anglican, Restoration Church, Zion Temple, Healing Center, Miracle Center. Ntabwo Yesu ari umutwe w'ibyo ngibyo. Ibyo ni abantu babizanye. Yesu abereye umutwe abamwizeye gusa. Itorero rye ryitwa abera, ryitwa abizera, ryitwa umurima, ryitwa inzu y'Imana, ryitwa urusengero rw'Imana, ryitwa umuzabibu. Iryo ni ryo Yesu abereye iki? Umutwe. Akaba ari ryo umuririmbyi yaririmbye ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Ni itorero yavugaga ryo mu buryo bw'umwuka. Abajesuiti rero nuko bakwiriye hose, bituma amadini yose yivanga, byararangiye. Rero uyu munsi tuzagaruka kureba rero cyane ku buyobe bw'abatemwe do Jehova ku 144. Reka dusome, mwihanganire nababwiye ngo dusome bitajya mu tuntu twishimba, numva ibintu byinshi umwuka ari marama.
reka dusome rero ibyahishuwe 14 umurongo wa mbere. Turacyakomeje 144 kuko nibyo dushaka kubanza gusobanuraho. 144 by'Abisiraheli mu bakiranutse bazarokoka. Ibice 12 umurongo wa mbere ariho abayehova bifasha bavuga ngo mwabibonye ko 144 bya Isiraheli yo mu buryo bw'umwuka ari byo bizabigaragiye intebe ya Yesu. Ikinyoma. Haravuze ngo nuko ngiye kona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagaranye n'abana gahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine n'abakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Ahantu bakunda kwifashisha cyane. Hanyuma umurongo wa 4 akavuga ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Ahantu mazirikane kuri umurongo ku murongo wa 4 abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu isi. Aka kantu mukumve, bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama, ngo mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma ko ari abaziranenge. Bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Kubera iki nyine? Niba bavuze umuganura ubashatse kwereka ko hari n'umusaruro wuzuye. Abo ni umuganura ariko hari n'undi musaruro noneho wa nyawo weze neza. Ibyo 144. Turashaka kureba rero ibi 144 uburyo ari Isiraheli yo mu buryo bw'umubiri physically. Ntabwo ari Isiraheli yo mu buryo bw'umwuka kuko abatemwe do Jehova babivuga. Ubuyobe bubi cyane. Kandi birambabaza iyo tubonye abantu benshi bakurikira inyigisho z'abatumwe do Jehova. Beneda aya madini afite umwuka uri satanike ukomeza gufata abantu no kwica amatwi y'abantu yo mu buryo bw'umwuka ku buryo badashobora kumva ubutumwa bwiza ubwana. Unajya mu mabwire ngo Yesu yatangije ministeri nigeze atangiza idini. Ubundi ministeri za ministries nizo zihaguruka zikavuga ubutumwa bwiza. Nayo ngibi by'amadini by'amaroko churches ibi bihera n'abantu. Iyo ugiye muri Bible ugasoma Bibiliya nta hantu batwereka Bibiliya ivuga itorero ngo iryite irindi zina, ahubwo bavuga abakristo batuye ahantu runaka, abakristo bo mu ngo, abakristo batuye ahantu runaka. No mpamvu bakunda kwifashisha ngo Pawulo ngajya mu ivugabutumwa mu ngendo 3 yakoze z'ivugabutumwa ngo yari afite abantu bamusengeye mu byakozwe n'umwaka 14 umurongo wa mbere, ngo aho niryo ryari itorero rye, icyicaro cye atahamo akoreramo, ngo kandi akaba ari anda y'ubuyobozi bw'iryo torero ryo muri Antiokia. Ngo rero yagendaga niho yagarukaga. Ibyo ndabyemera ko bamusengeye ari muri Antiokia. Imana niyo yavuze ngo mundobanure Barinaba na Sawuli kuko bahamagara umurimo bajye kunkorera. Hanyuma rero barasengerwa iyo yagenda ko yagarukagaho. Ariko icyitorero iryo torero nta rindi zina rigira, bavuga ngo ni itorero ryo muri Antiokia. Ntabwo bavuga ngo ni itorero ryo muri Antiokia ryitwa gutya na gutya. Bavuga itorero ryo muri Antiokia nuko bavuga ngo itorero ryo muri Kigali, itorero ryo mu Ruhengeri, itorero ry'Igisenyi, itorero ry'Ibugande, itorero ry'i Kampala, itorero ry'i Bujumbura, itorero rya Kayanza, itorero rya Kibitoke, itorero rya Tanzania. Nuko bimeze, ni itorero ry'ahantu nta rindi zina rifite. Pawulo rero yahagurukaga mu itorero ryo muri Antiokia. Nta hantu birigaragaza ko hari andi madini yigeze yitwa amazina muri Bibiliya ngo abantu bishyira hamwe biyita izina.
ibi ngibi ni abantu babizanye, nibuza yaba twese twitwa itorero tuba duhuza, kuko aya mazina yatumye habaho amacakubiri y'abantu bose bitirirwa izina rya Yesu. Azana ikintu cyitwa urwangano rw'abantu bitirirwa izina rya Yesu. Bamwe bakavuga ngo twebwe ngo ADPR ngo nitwe turi mu muhamagaro, abandi ngo twebwe ngo Restoration Church ngo nitwe turi mu muhamagaro, abandi ngo twebwe Zion Temple ngo nitwebwe ngo Imana yemera, abandi ngo twebwe Abadiventiste ngo nitwebwe Imana yemera. Ayo mazina bongeyeho yibuza yaba twese twitwa itorero ry'i Kigali, itorero ry'ibunaka, ariko aya mazina bene data yazanye ishyano rikomeye ry'amacakubiri mu itorero. So rero reka twigarukire gatoya turebe ibi bihumbi 144. Ese koko ni Isiraheli yo mu mwuka? Mwumva ko havuze rero, mwumve ibintu ugiye kuvugamo hano bine mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa mbere bigaragaza ko iyi ngiyi ari Isiraheli yo mu buryo bw'umubiri. Buri muryango wose hagiye hakorwamo abantu ibihumbi 12. Uko ari 12 rero ni ibihumbi 144. Noneho baratubwira ngo Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Iri jambo ryo ni mubanze muryumve, Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Ijambo gukiranuka rihabwa umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo, ntabwo rihabwa umuntu utarizera Yesu Kristo, nta nubwo rihabwa umuntu wabaye mu mategeko ya Mose. Abantu bitwa bakiranutsi, iri zina ubukiranutsi rihabwa abizeye Yesu Kristo bonyine. Niba bavuze ngo Abisiraheli bakiranutse bazarokoka, ahantu mazirikana bivuga ngo ibi birareba noneho rero abizera ariko b'Abisiraheli. None turashaka kureba niba koko abari abizera b'Abisiraheli bano bagaragara bene Yakobo, cyangwa niba ari Abisiraheli bo mu buryo bw'umwuka muri twese abanyamahanga. Umva kuntu bavuze, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi, ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa mu giti cyose. Aba bamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi kandi bakaba bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Nabahe tuzabagarukaho, ariko icyo dushaka kuvuga nuko Bibiliya igaragaza ko hari igihe aba bamarayika bazarekuye imiyaga. Muzi igituma isi mubona isa nk'afite agahenge, nuko aba bamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi bagifashe imiyaga 4 yo mu isi. Yaba batayifashe, aba bantu bakora itwaro bya kirimbuzi, ibihugu by'ibihangange ubona batwarwa nk'abasazi, baba barabirekuye kera. Murebe namwe intambara bakora, ibisasu barasa, gituma batirekura ngo babirekure byose birimburize, nuko hari abamarayika 4 bafashe imiyaga 4 yo mu isi. Iyo bavuze imiyaga babashatse kuvuga ibigeragezo n'intambara biri hano muri iyi si. Bivuga ngo babashatse kuvuga izi ntambara zibera mu isi, inzara, ubwicanyi, ubugambanyi, gukora aya mavirus bakica abantu n'ibindi n'ibindi. Ibyo nibyo byitwa imiyaga. Iyi myuzure iba mu isi, za tsunami, imiyaga y'ishuhe iremereye cyane, imitingito. Iyi miryango y'ibigwi ikomeye ikora na Satani, ifite uburyo ikora nabo mwibanga. Iyo utemeye kuyoboka ibyo bagusabye barakwangiza. Bageze ku rwego rwo kohereza ibintu mu isi munsi y'ubutaka, bakaza kuvuga ngo tugiye gusenya iki gihugu. Rero ubwo ibyo bari gukora biroroshye, ntabwo bikomeye, kubera ko abamarayika bafashe imiyaga 4 yo mu isi baracyayifashe, kuko umunsi bayirekuye iyi si zahura n'akaga. Turashimira Kristo Yesu kuko Imana yerekeye abamarayika ku mfuruka y'izisi ngo we bafashe imiyaga. Tubanze twamamaza ubutumwa bwiza. Turahamagarira abantu bahamagawe n'Imana, turahamagara abantu bafite umuhamagaro, mwigira ubwoba, nimuze twihutisha ubutumwa bwiza. Abagabo nyabagabo n'Imana birashaka muri iki gihe kugira ngo twihutishe ubutumwa, kuko imiyaga 4 yo mu isi igiye kurekurwa. Abamarayika 4 bafashe imiyaga 4 yo mu isi bagiye kuyirekura. Noneho aba bamarayika 4 bafashe imiyaga 4 yo mu isi, ngo ni ukugira ngo atagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Noneho umurongo wa 2
haratubwira ngo mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Iki kintu mucyumve neza ko aba bamarayika uyu munsi bafashe imiyaga. Kugira ngo twumve 142 no kubanza kuzirikana iki kintu ko abamarayika imiyaga barayifasha, kuko hari igihe bazayirekura. Rero turashaka kureba uburyo babwiwe kuyifata ngo kugira ngo habanze kuboneka 144,000 by'Abisiraheli bazakiranuka bakarokoka, ngo bibanze biboneke bishyirwaho ikimenyetso cy'umwana w'intama mu ruhanga rwabo. Nukuvuga ngo rero abamarayika bafashe imiyaga ine yo mu isi kubera iyihe mpamvu? Mwumve impamvu niyi. Yohana amaze kubona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo atajya umuyaga uha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose, ngo yahise abona irindi yerekwa. Abona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba. Murabizi ko iburasirazuba ni hariya nyine muri Isiraheli, muri Burasirazuba rwagati na biriya bihugu byose byo muri Burasirazuba, muri Aziya murahumva, muri Aziya muri Burasirazuba murahumva. Yohana ngo yabonye marayika azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Uyu marayika ninde? Uyu marayika ni Yesu. Utugiye kuvuga ko Yesu ari marayika. N'ubundi birigaragaza ko Yesu ataraza mu isi abantu bagiye bamuhishurirwa nka marayika. Hari aho yitwa marayika w'Uwiteka, marayika w'Umwami Imana. Yesu yagiye yitwa marayika mu isezerano rya kera. Na Yohana mu byahishuwe hari ahantu Yesu yagiye amwiyereka akitwa marayika. Kandi ubundi Yesu niwe mutware w'abamarayika bose. Ibi bintu tubyiga ujye ubyumva cyane. Yesu ni byose muri byose. Nibavuze ngo Yesu ni byose muri byose, niyo mpamvu yitwa umuzabibu w'ukuri, niyo mpamvu yitwa intare, niyo mpamvu yitwa igishyitsi cya Dawidi, niyo mpamvu yitwa inzira, niyo mpamvu yitwa ukuri, niyo mpamvu yitwa ubugingo, niyo mpamvu yitwa urutare. Abakora urwandiko rwa mbere igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Yesu ni urutare, mu rwa rutare Mose yakubiseho kavamo amazi, mu rwari Kristo. Niyo mpamvu yitwa ibuye rikomeza imfuruka. Yesu rero niwe byose muri bose. Yitwa marayika, yitwa umukiza, yitwa Yesu Kristo, yitwa igiti, byose abibonekamo. Rero uyu marayika wazamukaga ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho ni Yesu. Mbere y'uko nkomeza ibindi ndashaka kuvuga ibimenyetso bibiri Imana ikoresha ku bantu bayo, ku itorero. Ni ibihe rero? Hariho ikimenyetso cya mbere cyitwa amaraso y'umwana w'intama. Hakaba ikimenyetso cya kabiri cyitwa umwuka wera. Ikimenyetso cya mbere cy'amaraso y'umwana w'intama kimariye iki abizera? Kimariye iki itorero? Ikimenyetso cya mbere cy'amaraso y'umwana w'intama tugihabwa igihe twamaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Iki kimenyetso kikaba kiduhindura abana b'Imana, tukaba tuba tuvutse ubwa kabiri, kandi tukaba dukinguriwe irembo ry'ijuru, tuba twemerewe kuba twakwinjira mu rugo rwa Data mu ijuru. Muri magambo, ikimenyetso cy'umwana w'intama aricyo maraso ye kiduhindura abana b'Imana, kikatwemera kuba twajya mu ijuru. Ikimenyetso cya kabiri ni umwuka wera. Ikimenyetso cy'umwuka wera cyo kiduhindukira ingwate. Ni ukuvuga ngo Imana iduha umwuka wera nk'ingwate ije kutugwatira kugira ngo Satani atatwambura akadukura mu maboko y'Imana. Kuko Pawulo yaranditse mu rwandiko yandikiye Abakorino rwa mbere rwa kabiri ibice 2, kadusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 21. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya mbere umurongo wa 21. Haravuga ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Bivuze ngo umwuka wera ni ikimenyetso Imana yashyize mu mitima yacu nk'ingwate, utugwatira mu rugendo rujya mu ijuru kugira ngo Satani atabasha kudukura mu maboko y'Imana. Iyo usomye mu Befeso igice cya mbere
urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14 yaravuze ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yarose izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Nukuvuga ngo rero Umwuka Wera ni ingwate, ni ikimenyetso cy'ingwate. None hano mu byahishuriwe Yohana igice cya 7 umurongo wa 2 haratubwiye ngo mbona marayika unazamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ni cye kimenyetso? Uyu marayika ninde? Ni Yesu. Ninde utwara ikimenyetso cy'Imana? Nta wundi marayika ufite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ni Yesu wenyine. Ni wahawe uburenganzira bwo kuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ni w'Imana yategetse gushyiraho abantu bayo ikimenyetso. Rero uyu marayika ni Yesu, niwe wari ufite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, akaba ari we watanze itegeko ariha abantu ba marayika bane. Umva ukuntu yababwiye. Yarababwiye ngo mbona marayika wundi azamuka iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangura ijwi rirenga abwira ba marayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Bibiliya ntizazivuga inyanja, nimo kumva amazi. Ibi twarabyize cyane ko inyanja igereranya amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi. Inyanja ivugwa n'abantu, hanyuma isi ni isi y'ubutaka n'ibiri muri ubu butaka byose. Yavuze ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja, ubwo isi ni ukuba barekura ibintu bikangiza ibiri mu isi bigatuma abantu batabasha kubaho. Yavuze inyanja abashatse kuvuga abantu. Noneho haravuze ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva ngo umubare w'abashyizweho ikimenyetso ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, ibihumbi 144 ngo bo mu muryango yose ya Isiraheli, bo mu miryango yose ya Isiraheli. Bivuye ngo rero kuko tumaze kubona ko aba bamarayika bane bafashe imiyaga ine yo mu isi, ibi biri gusohora muri iki gihe, ntabwo bari bayirekura kuko bazayirekura nyuma yuko itoro ryavuye mu isi. Ibi tuzabiganiraho, tuzabereka ibizaba mu isi, isi izabamo akaga gakomeye. Rero baracyafashe imiyaga ine yo mu isi. Bivuye ngo aka kanya aba bamarayika bafashe imiyaga ine yo mu isi, ubuhanuzi biri gusohora muri iki gihe. Kabiri, uyu marayika wazamutse iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, akababwira ngo ntimwibeshye ngo murekure iyo miyaga tutaramara gushyira ikimenyetso cy'imbata z'Imana yacu mu ruhanga. Ni Yesu, akaba ari we uyu munsi uri gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Bivuye ngo ubuhanuzi buri gusohora muri kino gihe. Buri gusohora kuri bande se? Buri gusohora ku Bisirayeli, kuko twabonye ko ni ibihumbi 144 by'Abisirayeli ngo bakiranutse. Gukiranuka bituruka mu kwizera Yesu. Bivuye ngo ni Abisirayeli bari gukizwa uyu munsi kuva mu kinyejana cya mbere kugeza muri iki gihe turimo. Ushobora kwibaza urone se ngo kuva mu kinyejana cya mbere ngo kugeza ngo muri kinyejana ngo cya 21 ngo ubwo haba hamaze ngo kuboneka ngo 144. Ubundi umusaruro w'Abisirayeli Imana yabo, kandi mwibuke ko nabo atari benshi, ni mu gihe cy'intumwa muri 33 kugeza mu mwaka w'ijana nibwo Abisirayeli bakijijwe benshi, ariko si benshi cyane kuko ubutumwa baraburwanyije cyane. Intumwa nibwo zavuze ubutumwa, murabizi abanyamadini ko birukanye intumwa bakazitatanya hirya no hino, benshi bahita banigira mu banyamahanga. Abisirayeli bakijijwe rero muri icyo gihe niho Imana yavanguye yabonyeho umusaruro mukeya ku Bisirayeli. Ni bake cyane, si benshi, kuko intumwa nyinshi zagiye mu banyamahanga. Noneho muri 70 uyu mwami w'abami Vespasiye na General Titus umuhungu we basenya Yerusalemu, abantu bose batatanira mu mahanga. Intumwa nyinshi zigira muri Efeso, hariya muri Turukiya, hano harimo kubera biriya byago, kuko ari amatora 7 ari mu byahishuwe ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Ayo matora yose ari muri Turukiya, hari niho abarizwa. Rero intumwa zase zimanukira zigira muri Turukiya kuko Yerusalemu yasenywe, ubutumwa bubwirwa abanyamahanga. Murumva ko Imana nikibona Abisirayeli.
ndetse na ba Pawulo bagiye bakwira mu mahanga yose muri Aziya, bagiye binjira mu masinagogi bavuga ubutumwa, abanyamadini b'abayuda bakabarwanya. ubwo n'abayuda bari barakwiriye imishwaro ku isi yose, bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu, nabo barabaye nk'abanyamahanga. Pawulo rero yakunze kubajyamo yababwiriza ubutumwa, Bibiliya igaragaza uburyo yahoraga ajya impaka nabo, rimwe na rimwe bakajya bamusohora bashaka no kumwica. Nta musaruro Imana igeze ibona ku Bisiraheli. Umusaruro igenda ibona umwe umwe. Reka nze mbibereke ukuntu ari umwe umwe. Rero ibi bihumbi 144 by'Abisiraheli bakiranutse bagomba kuboneka nk'abantu bazizera Yesu Kristo. Nabizera nkuko natwe twizera, ariko n'umwe umwe, kubera ko ngo binangiye imitima banga kwizera, bituma Imana ibambura ubwo buntu bagiriwe, ibambura agakiza ikohereza mu banyamahanga, ariko ibagumisha mu mutima bake bake yuko bashobora kwizera umwe, ejo akizera babiri. Hari umuyuda wigeze kuza kutwigisha ahantu twari turi, arangije atubwira ukuntu yatangije itorero ahitwa Kaperinaumu. Igihe yari aratangije itorero Kaperinaumu, ngo byageraga igihe bagiye mu materaniro bakumva amabuye ku mabati, bakajya bakubita ibibuye binini mu birahure bikamenagurika, ubundi abantu bakabakubita amabuye mu mitwe, bakajya basohoka bakirukanka, kuko umuntu wese uvuze izina rya Yesu muri Isiraheli wahura n'akaga gakomeye. Umwisiraheli rero wakizwa n'umwe kandi nawe akabihisha, kuko uwo muyuda yadusobanuriye ko iyo ukijijwe bakakumenya ko wakijijwe wizeye Yesu, mbega umeze nk'ikintu cyaho ngaho. N'umwana yakunyuzeho yagukubita, yagucira mu maso, agukoresha ibyo ashaka, kandi uri umuntu ukuze, nta gaciro ugira, wamburwa ikintu cyitwa agaciro, ukaba umuntu waho ngaho udafite agaciro. Rero Abisiraheli muri iki gihe nta bakizwa, n'umwe umwe. Reka dusome twumve abatumwa de Jehova uburyo batesha agaciro Abisiraheli. Bavuga yuko Imana yabaciriyeho iteka, ahubwo Isiraheli irimo kuvugwa ari Isiraheli yo mu buryo bw'umwuka, ngo Imana izabatoranya muri twese abanyamahanga ibyo bihumbi 144. Ariko ni ikinyoma. Ese Abisiraheli baciriweho iteka koko burundu? Oya, ntabwo ariko birivuga, icyo ni ikinyoma. Umva ko batubwiye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 11 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 28. Haravuga ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira ku mubare ushyitse, ngo nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira ku mubare ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Ariko icyitonderwa 25 mumvishe ko navuga, haravuze ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Irihe se? Ni iri ngiri: Abisiraheli bamwe banangiwe umutima, ariko si bose. Niko Pawulo avuze, banangiwe imitima, ariko si bose. Ngo kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira ku mubare ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Uyu mubare ushyitse w'abanyamahanga uzuzura ryari? Abantu benshi bakunda kugira ubwoba ngo se ngo waba waruzuye. Kuzura k'uyu mubare kuzasohozwa no kuzamurwa ku itorero, ariko kugaruka kwa Yesu. Igihe Yesu azaba agarutse, bisobanuye ngo umubare Imana yateguye ku banyamahanga uzaba wuzuye. Icyo gihe rero ngo nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Mu yandi magambo, nibwo bazahabwa umutima noneho kwizera Yesu, bakamwakira, bakemera ko ari we waje mu isi, wapfiriye abari mu isi, noneho bakavuga bati turamumenye ari we, nibo bacyuye itorero. Noneho umurongo wa 27 hatavuga ko ari isezerano Imana yabasezeranije bafite babana naryo Abisiraheli bari bene Yakobo. Haravuga ngo iryo niryo sezerano basezeranije, ubwo nzabakuramo ibyaha. Irihe se? Nuko bazakizwa umubare w'abanyamahanga umaze kuzura. Iryo sezerano Imana yabasezeranije, bazahabwa umutima wo kwihana bose. Noneho umurongo wa 28 icyitonderwa muwumve: kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwacu, cyangwa se ku bwanyu. Pawulo yavugaga twebwe abanyamahanga, aravuga ngo ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza. Bande se? Basekuruza bayo Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwacu, ni ukuvuga ngo barabwanze ubwo butumwa, Imana irabubambura, irabutwohereza twebwe abanyamahanga, bo bahinduka abanzi b'Imana. Ariko ngo kubwo gutoranwa n'Imana, Imana rero yitoranirije sekuruza wabo Aburahamu,
ikamubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, nzaha umugisha kwifuriza umugisha, uzakuvuma azamuvuma, kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Uko gutoranywa n'Imana, Imana itoranya Aburahamu, Aburahamu ikamukomoramo Isaka, Isaka agakomorwamo na Yakobo, ngo bayifiteho igikundiro kuko bakomoka kuri Aburahamu. Kubw'iyo mpamvu rero ngo bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ntabwo agomba guhezwa burundu ngo bacirwe yiteka nk'uko abatumwe do Jehova bavuga, ahubwo Imana agiye ireka bamwe bakagira agatima ko kwihana. Niyo mpamvu hiha n'umwe ugiye muri Isirayeli kugira ngo ubone umuntu wakijijwe ntibyoroshye, ariko hari abagiye bakizwa bagasohoka muri Isirayeli bakigendera, ni abamisiyoneri. Bene abo ntiwamubariza mu idini runaka. Niyo mpamvu mu Byahishuriwe 14 bavuga ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abana. Abagore bavuzwe ni bande? Abagore bavuzwe ni amadini. Nta muyuda, nta mwisiraheli ushobora gukizwa ngo agire indi myemerere yinjira mu yandi madini. We yizera Yesu ko ari Mesiya waje mu isi agapfira bari mu isi, point entre, ubundi agashaka kumenya icyo Yesu amushakaho akajya kuvuga ubutumwa. Ntiwamusanga mu idini iryo ari ryo ryose, kuko ayo madini yo yitwa abagore, kandi ayo madini afite inyigisho nyinshi zishobora gutuma umuntu yandura. Niyo mpamvu rero mu Byahishuriwe 14 batubwiye ngo ibyo 144 byari bihagaze ku musozi wa Siyoni bihagaranye n'umwana w'intama. Batubwiye ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, ahubwo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, kandi bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Uvuga ngo Yesu ntago agomba kuzazamura itorero ngo rive mu isi ngo abure nibuza Abisiraheli bamwizeye bagomba kuzaba bamugaragiye. Ntabwo abishaka, kuko hari Abisiraheli babayeho mbere y'uko aza mu isi, Bibiri bitabera, ntabwo bitwa abakiranutsi. Ariko hari n'Abisiraheli bagomba kuboneka muri iki gihe cyacu turimo, muri iki binyejana dutambitsemo 21 Yesu avuye mu isi, bagomba gukizwa umwe umwe. Ibyo 144 bikazaba bishyitse agarutse gutwara itori, kugira ngo kwa kundi bafite igikundiro ku Mana ku bwa basekuru, Yesu agomba kubona nibuza bakeya bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama, ngo aribo bazaba bagaragiye Yesu, natwe itorero ry'abanyamahanga turi kumwe nabo. Niyo mpamvu bavuze ngo ntibandujwe n'abagore kuko ari abari, ahubwo bakurikira umwana w'intama hajya hose. Bo nta zindi nyigisho bafata zo mu yandi madini, baramwizeye, niwe bakurikira gusa, basoma ijambo ry'Imana bagakurikira Yesu. Kwisi byababwiye nta yandi madini bajyamo. Wapi? Kuko amadini afite inyigisho nyinshi zishobora kwanduza abantu. Nta muyuda rero ushobora gukizwa ngo ajye muri idini iryo ari ryo ryose, ntawe. Niyo mpamvu babise ngo ntibandujwe n'abagore ahubwo ni abari, kandi bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama, kandi bakamukurikiraho ajya hose. Rero 144 bivuzwe hano ni Abisiraheli batangiye kwizera Yesu kuva mu kinyejana cya mbere kugeza igitorero zaba rikuriwe mu isi. Twari twavuze ngo ibintu ushobora kuba ari ubwa mbere byumvise, kuko atari byo wize muri teolojiya. Teolojiya tuzi uko ubyigisha, ariko iriya ni filozofi y'abajesuiti. Ntabwo bigeze bagira impumeko y'umwuka ngo abasobanurire neza ijambo ry'Imana. Bo ni abanyamubiri baje guhanganisha amadini no kugira ngo bagarure abantu muri Kiliziya Gatolika. Rero ibyo banditse ni filozofi, nta kintu bita inspiration, nta mumeko y'umwuka, nta ishurirwa ryatumye batangiza theology, ntayo. Ni filozofi yo mu mutwe wabo, ni siyansi. Rero ibyo wize muri teolojiya iby'abajesuiti. Niyo mpamvu usanga buri dini ryose rifite teolojiya yaryo, ukumva bamwe ntibahuza n'abandi, kibaza none se ubwo ni ijambo ry'Imana nyine kuki badahuza? Vuga ngo buri dini ryose rifite teolojiya yaryo, yindi yaryo, bafite amashuri yabo bashinze. Abadive bafite teolojiya yabo, abakatolika bafite yabo, abapantekote bafite yabo, abangirikani bafite yabo. Murumva rero ntabwo ibyo mwabifata nk'aho ukuri ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mvuze ngo ushobora kuba ubwa mbere byumvise ibi bintu tuvuze by'144 by'Abisiraheli bacyanditse bazarakoka. Ikindi ushobora kuba hari ukundi wowe wabyumvise, kavuga ati
none se ibihumbi 144 kuva muri 33 kugeza uyu munsi koko nibyo byonyine? Nyine nawe naguhaye amateka ndakuvuga ngo hera mu kinyejana cya mbere mu gihe cy'intumwa n'abiseri bangaye bakijijwe, kandi nabwo ni ukuva muri 33 umwuka buramanuka kugeza muri 70 Yerusalemu isema. Intumwa zose zazimaze benshi basaga nkaho bamaze gupfa, kandi abandi barahungiye mu mahanga bari kwibwiriza abanyamahanga. Bagize ngo bakijijwe bangaye muri Isiraheli. Nose kuva muri 70 bagize ngo Isiraheli yongeye kuboneka ku isi, batataniriye mu mahanga bahinduka abanyamahanga, kandi bo bakaba bafite icyo bita ideology itabemerera ihakana ko Yesu ari Mesiya, kuko ntibongeye kubona abantu buzuye umwuka wera babahamiriza Yesu ko ari we Mesiya. Bivuga ngo bahindutse abanyamahanga baba nk'abandi bose, nta butumwa bongeye kumva. Kuva muri 70 kugeza ejo bundi muri 48 ariho nanone ku ikarita y'isi umuryango w'abibumbye wongeye kugaruraho igihugu cyitwa Isiraheli, ubwo batahukaga umuryango w'abibumbye wohereje ngo batahe iwabo. Ariko nabwo buriya birimo politiki ikomeye cyane. Rero Abisiraheli iyo myaka yose iciyemo 1,100 nta wakizwaga, keretse umusaruro w'abantu bakiwe muri kiriya gihe mu kinyejana cya mbere. N'uyu munsi urebe abanyamadini bose abakristo turirirwa tujya muri Isiraheli tujya kureba aho umwami yavukiye, badutembereza. Mbega habaye ahantu nyine ko kuza kureba nyine ibintu by'amateka, ntubabwire ibya Yesu, unagezeho kabwiriza bakomerera nabi. Urumva ko nta musaruro. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo Abisiraheli bamwe banangiwe umutima, ariko si bose, ngo kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Ni umwe ukizwa. Rero ibi bihumbi 144 ngo byacunguriwe mu isi kugira ngo bizamuganura ku Mana. Byacungujwe n'iki se? Gucungurwa tubikomora muri Kristo Yesu. Bivuye ngo ntabwo ari kwizera muri iki gihe. Hari teoloji yigisha ngo ibihumbi 144 ngo bizaboneka ngo muri cya gihe itorero ryavuye mu isi mu cyo bita grande tribulation. Ikinyoma, ntabwo byari byo. Ibihumbi 144 biri kuboneka muri iki gihe turi gutambukamo. Umwe Imana yagaragaje ko Yesu azagaruka hamaze kuboneka ibihumbi 144. Ni mpamvu byiswe ngo ni umuganura ku Mana. Bivuga ngo Imana izaganura ku Bisiraheli bose bakijijwe kubwo kwizera. Hari umuganura Imana yateguye ibihumbi 144 Yesu azaba ari kumwe nabyo natwe abanyamahanga, bakabanziriza abandi Bisiraheli bazakizwa bakijijwe n'amaraso yabo itorero rimaze kuva mu isi. Abo rero ngo bitwa ko ari abacunguwe, bacungujwe amaso y'igiciro cyinshi. Bivuga ngo bari kwizera kuko twizera muri iki gihe cyacu, ariko n'umwe kagira ngo ni benshi. N'ibyo bihumbi bizaba bibonetse. Mu yandi magambo, Yesu nagaruka mu itorero, abo nibo tuzazamukana nabo. Niba barapfuye tuzazamukana nabo, niba hari abakiriho tuzazamukana nabo, bajye kuba umuganura ku Mana no ku Mwana w'Intama, babanziriza abandi Bisiraheli bazakizwa bakijijwe ariko n'amaraso yabo, bamaze kumenya ko itorero ryakuwe mu isi Yesu yaricyuye. Mu gihe bazaba babimenye, ibwo bazavuga ati wa wundi twiyakanye twanze kwizera, abanyamahanga bizeye yabatwaye, natwe turabimenye. Rero hazakurikiraho gutotezwa banga kuyoboka amategeko n'amabwiriza ya Antikristo, bicungure bo kubw'amaraso yabo. Naho ubundi Yesu acyuye itorero, nta muntu n'umwe uzacungurwa n'amaraso ya Yesu. Igihe itorero zaba rikuwe mu isi, nta muntu n'umwe uzacungurwa n'amaraso ya Yesu, kuko icyo kizaba kirangiye. Mu Bisiraheli nibo bagenewe gucunguzwa amaraso yabo, bazicungura. Mu banyamahanga pointere nta gakiza kozongera kubaho, n'imbabazi zizaba zabakuwemo, nta bazacungurwa amaraso yabo mu banyamahanga. Hari teoloji y'ibyigisho, hari n'abapasiteri babyigisha, hari n'ababishopu babyigisha. Abo muzabashakire baze twicare tuganire. Ndasabye kugira ngo umuntu uzi umuntu wigisha ko mu banyamahanga hari abantu bazacungurwa n'amaraso yabo itorero rivuye mu isi, uzambabarire niba ubyigisha unyandikire. Ureba nimero yacu aho ngaho kuri ayaroni hasi urayisangaho, uzatwandikire ngo ndashaka ko tubonana nkakwereka ukuntu abanyamahanga bazacungurwa n'amaraso yabo. Tuzaganira twitonze kugira ngo dukomeze guha umucyo abantu. Niba hari n'uwuzi uzaduhuze nawe, hanyuma azabisobanurira abantu.
niba ari mu byahishuwe tuzajyayo, niba ari n'ahandi, kuko turifuza ko abantu bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana bakareka kuba mu buyobe. Ubwo ni uburyo bwo kujijisha ngo abantu bakomeze kwiringira ngo niyo ngo nakora ibyaha ngo itorero rigakurwa mu isi, ngo nzemera ngo nicungure, ngo nemere ngo bance umutwe. Kera niko bajyaga bavuga ngo zazabaza baguca agatoki ngo bakubwire ngo uramwihakana cyangwa n'umwihakana, ngo baguca urundi, ejo ngo baguca urundi, ngo nyuma bazangize bakwishe. Ariko ubundi byabaho koko wananiwe kwihanganira mu gakiza kubera inzara? Inzara ikunaniye gukizwa? Ubukene bukunaniye gukizwa? Kuko bakuvuga bikunaniye gukizwa? Ubukire wahawe bukunaniye gukizwa? Ayo mafaranga ufite akunaniye gukizwa? None uzemera ko baguca urutoki? Ikindi none icyo gihe umwuka azaba yazamukanye n'itorero, nta nubwo azaba agihari, Yesu azaba yagiye. Umwuka yigendeye. Uyu munsi urabishobozwa n'umwuka uri mu isi. Igituma uyu munsi nabwo bishobora ni ukubera ko umwuka wera kiri mu isi. None niba unanirwa gukizwa kubera ubukire, amafaranga Imana yaguhaye, ukananirwa gukizwa kuko bakuvuze kandi umwuka wera ahari kugira ngo agushoboze, ukananirwa gukizwa kubera yuko inzara yaguteye, ukananirwa gukizwa kuko hari umusore uri kugutereta, ukananirwa gukizwa kuko hari umugabo kubera ko hari umukobwa wakwinjiriye kandi umwuka wera ahari kugira ngo agufashe. Uzakizwa ariko umwuka wera yagiye. Noneho baje no kuguca urutoki, baje kuguca ugutwi, bakuvanamo ijisho. Nuko abo ngabo bigisha iyo teolojiya, nuko ivuga ngo ari abantu ngo bazacungurwa n'amaraso yabo, ngo bazapfa ngo urupfu n'agashinyaguro. Ngabo ngo biriya bivuga ngo kari abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Niba uhari uzaze tuganire kugira ngo tumenye neza abantu tubakure mu rujijo, kuko ibyo bituma abantu bakomeza kwitinzatinza ntibakizwe neza, ngo niyo ngo Yesu yabatungura ngo nyuma yaho bazemera kwicungura. Ijambo gucungurwa n'amaraso twarabisobanuye muri iki gitabo Ukuri Nahishwe. Niba ugishaka twasobanuye uburyo abanyamahanga batazacungurwa n'amaraso yabo, dusobanura uburyo Isiraheli ari yonyine izacungurwa n'amaraso yayo, tugaragaza biri kwivuga n'ibyahishuwe abantu bakunda gusa nk'aho babiyoberamo. Ahangaha uzabisangamo Isiraheli ni yonyine ifite isano yo gucungurwa n'amaraso yayo. Kandi ntabwo ibi 144 bivugwa aha bibarwa muri icyo gihe, kuko abo bazacungurwa n'amaraso yabo bazicungura, ntabwo bazacungurwa n'amaraso y'umwana w'intama. Kandi aba bantu 144 ho batubwiye ngo ni abantu bacunguriwe mu isi kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Kandi ikindi batwereka ko bashyizweho ikimenyetso. Iki kimenyetso rero ni ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama. Nabo bari kwizera nk'uko twizera kugira ngo nabo bacungurwe bazava mu isi. Ni 144 biri gukizwa nk'uko dukizwa. Yesu azacyura itorero ibi 144 bimaze kuboneka, bijye kuba umuganura ku Mana no ku mwana w'intama, bibanziriza abandi biseye bazakizwa ariko binyuze mu gucungurwa, mu kwicungura muri cyo bita grande tribulation. Imana ibaha umugisha. Rero abayehova ibyo bavuga ni ikinyoma, mu buryo bavuga yuko Isiraheli yo mu buryo bw'umubiri yaciriweho iteka, ku buryo bavuga yuko 144 bizakomoka muri se yo mu mwuka mu itorero ryose mu banyamahanga. Icyo ni ikinyoma. Abandi bigisha yuko 144 ari mu buryo bw'imibare myinshi itorero ryose muri rusange, ya ni teoloji, barabeshya. Abandi bavuga yuko 144 bizaboneka muri ya myaka 3 n'igice mu gihe cy'umubabaro ukomeye ku Bisirayeli ariwo bita Grande Tribulation, barabeshya. Kuko impamvu babeshya twabigaragaje. Aba bantu hari abamarayika bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo aba bantu bashyirweho ikimenyetso. Iki kimenyetso twabonye ko ari amaraso y'umwana w'intama, twabonye ko marayika ari ugitwaye uri kukibashyiraho, tubona ko uyu marayika ari Yesu. Impamvu twabonye ko ari Yesu nuko ikimenyetso cy'Imana ihoraho ari Yesu wenyine wahawe kugishyira ku bantu. Ikindi twongera kubona yuko ari 144 bikomoka kuri buri muryango wose wa Isiraheli, buri muryango. Ni mpamvu bavuze iyi miryango yose bavuga amazina y'abahungu bene Yakobo, barayarondora. Ntabwo bigeze bavuga ngo ni Isiraheli yo mu mwuka, ahubwo barondoye amazina, bagenda bavuga ngo abo mu muryango wa Yuda, abo mu muryango wa Rubeni, abo mu muryango wa Gadi, abo mu muryango wa Asheri, abo mu muryango wa Nafutali, abo mu muryango wa Manase, abo mu muryango wa Simiyoni, abo mu muryango wa Lewi, abo mu muryango wa Isakari, abo mu muryango wa Zebuloni, abo mu muryango wa Yosefu, n'abo mu muryango wa Benyamini.
abo ni abantu ni bene Isiraheli, bene Yakobo. Rero abatemwe do Jehova izo nyigisho zazanywe n'uwitwa Ruseri, azana inyigisho zo kuyobya abantu. Isiraheli yaciriweho iteka, hari abari gukizwa uyu munsi bizera nkatwe nkuko Pawulo abivuze, ariko hari abandi bazacungurwa n'amaraso yabo nyuma. Hanyuma rero iki twagisobanukiye, Imana igumisha cyane, dusobanura 144 ngira ngo urabyumvise neza. Ibi 144 by'Abisirayeli bacyarutse bazarokoka tubonye mu byahishura cya 7, naho ibindi abatemwe do Jehova barabeshya, ni ikinyoma. Theology irabeshya, ni ikinyoma. Hanyuma reka dusoreza ahangaha, reka twihute duise nkaho turangiza, twerekane ko Yohana yabonye itorero ryose rigeze mu ijuru, na bya 144 twabibonye ku musozi wa Siyoni bihagararanye n'umwana w'intama. Ariko Yohana yongera kubona mu gice cya 7 n'ubundi hariya abona itorero ryose risesekaye mu ijuru. Twibukiranye ko twabonye mu byahishura bice 20:11 aho Yohana yabonye intebe y'ubwami nini yera, ubwo Yesu yari amaze gufata Satani amujugunye mu nyanja y'akumuriro n'amazuku irimo inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Yohana yasabona ateruye itorero agiye kurimurikira Imana Data wa twese mu ijuru nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Noneho Yohana kugira ngo agaragaze neza kuko itorero ryagezeyo, yahise abivuga, amaze kuvuga ibi 144 tubonye, ahita anagaragaza noneho n'amahanga yose ari mu ijuru. Biratuma asoma ahantu muhumve neza. Ndahera ku murongo wa mbere w'igice cya 7, nge igice cyose gisome mu cyumba. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa igiti cyose tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni inzovu n'agahumbi n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Rubeni ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Gadi ni inzovu n'ibihumbi 2, abo mu muryango wa Asheri ni inzovu n'ibihumbi 2. Noneho bagakomeza bagera ku murongo wa 9, Yohana itagaragaza noneho uburyo abonye none n'itorero. Yabanje kubona 144 ari byo yavuze ku bice 14, bagaze ku musozi wa Siyoni, ari umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Ariko Yohana agiye kwerekana none itorero ry'abanyamahanga bavuye mu moko miryango mu ndimi n'amahanga. Ku murongo wa 9 atavuga ngo titira ravuga ngo Yohana yerekwa bahowe Yesu bageze mu ijuru. Umva rero, hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Aha tuzagaruka turebe ibi bishura byera bishatse kuvuga iki, aya mashami y'imikindo ashatse kuvuga iki. Bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ako mwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati, amena. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga biby'Imana iteka ryose, amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza ni mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizasha cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Urumva hano Yohana we arababonye, yabanje kuvuga 144 by'Abisiraheli babaye umuganura ku Mana ngo babanze kugaragira Yesu, babanziriza abandi Bisirayeli bose, kuko bagomba kuba bafite igikundiro ku Mana kubwa basekuruza. Ntabwo Imana yakwemera ko abanyamahanga bazamuka ngo Imana ibure umuryango ukomoka kuri Aburahamu. Niyo mpamvu yatekereje ko nibuza nubwo banangiwe imitima hagomba kuboneka 144 by'Abisirayeli bazizera nkatwe bagakiranuka, hanyuma bakazaboneka bagaragira intebe ya Yesu, natwe tukaboneka turi kumwe nabo. Yohana rero ayisabona noneho abantu bo mu mahanga yose n'imiryango yose
n'indimi zose n'amoko yose ngo bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama. Mwibuke ko iyo ntebe Yohana yayivuze mu Byahishuwe 20:11 aho yavuze ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, kandi ahabyo niho bakiboneka. Mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Noneho iyo ntebe Yohana abonye mu gice cya 7:9 ahita yivuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose, imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe ngo n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Oh haleluya. Hanyuma ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo, abantu mu mahanga yose, amoko yose, indimi zose, imiryango yose, Yohana yababonye basesekaye mu ijuru hamwe na bya bihumbi 144 by'Abisiraheli bakiranutse bazarokoka, ari bo bazamuganura ku Mana no ku mwana w'intama, batandujwe n'abagore kuko ari abari, kandi bakurikiye umwana w'intama hajya hose kuko ari abaziranenge, kandi ngo mu kanwa kabo higeze habonekamo ibinyoma. Nta nyigisho z'ibinyoma bagize, bizeye Yesu bakomeza kuvuga Yesu, nta bindi bintu bya discipline byo gushyiraho mu madini ntabyo bagize. Imana ibahe umugisha rero, mwifurije kuzagera mu ijuru. Nshuti yanjye, mama, papa, musore, mukobwa, abanyapolitike mwese, abasirikare, abascientifique n'abafilozofe, abize biology, abize histoire, abize geography, abize ibintu byose mukiga ubumenyi bw'isi, bifurije kuzaboneka mu ijuru. Nta kindi cyatuma uzagerayo rero keretse kwizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo umwana w'intama waje mu isi agacungura abari mu isi. Nta kintu usaba gusa ni ukubyizera. Abaroma ibice 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, maze ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akaba arwo gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Nta kindi ni ukwatuza akanwa kawe ukabyizera mu mutima ko Yesu yaje mu isi agupfire kandi yazutse. Pwe entre babirangiye ubukijijwe, ubundi ugatangira kuyoborwa n'ijambo rye nka papa wawe ugiye kukuyobora mu rugendo. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ni umunsi wawe kumva ubutumwa bwiza, umwakire. Utwandikire nimero yacu aho ngaho hasi kuri channel ya Iron TV. Hanyuma nushaka ko tugusengera, niba waraguye, niba warasubiye inyuma, niba utarizera Yesu, ukaba wumvisha ubutumwa wifuza kuzabona Yesu agarutse, ukazagera Siyoni, ukazabana natwe mu ijuru, utwandikire, hanyuma uduhamagare kuri WhatsApp, hanyuma tugusengera. Imana igufashe. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza tugejejeho, komeje kudukangura, komeje kudusobanurira ijambo ryawe. Fasha umuntu wese wumvisha ubutumwa bwiza, kandi turifuza ko twazahurira mu ijuru, umuntu wese uzabwumva tukazabona nayo akazavuga ati mwarakoze kudufasha, mwarakoze kutwigisha ibyo tugejeje aha ngaha. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma tuzagaruka mbere ko twinjira ku ngingo ya 9 tubereka ibitangaza bigeze kuri 3 twanditse mu gitabo kuri nahishwe bizabaho itorero rigeze mu ijuru ku bantu bose. Ibitangaza 3 tuzabivuga, tuzababwira ibitangaza 3 bizabaho itorero rigeze mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Komeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba